Turi kuwa gatanu tariki 29 ukwezi n'ukwa kane umwaka wa 2022 tukaba tugeze mu rugo rw'umunyapolitiki Hakuzimana Abdulrashid ufungiye imageragere. Kuba afungiyeyo benshi muheruka akiri mu buzima bwa politiki afite ibyo atangaza binyuranye ndetse birimo ibyatumye akurikiranwa. Muribaza muti aho afungiye abaye hati, dore ko no mu minsi ishize ubwo yaburanaga yavuga ko afunzwe nabi cyane, ko atabayeho neza, ko adafashwe nk'izindi fungwa. Ese maginga yaba yarasubijwe mu buzima busanzwe nk'ubugenewe imfungwa zose? Yaba se akiri mu kato? Abaye hati. Umufasha we Mariam yamusuye, yasanze ameze ate? Ibi agiye kwituganira mu kanya. Ariko ubwo tugeze mu rugo tuhasanze n'abandi batarasubira ku ishuri. Ntabwo abana bose barasubira ku ishuri, hari umwe wagiye, abandi baracyari mu rugo. Ese ibyo byifashe biti? Mwese duteze amatwi tubahaye ikaze. Iyi ni Pax TV Ireme News. Makuru yawe yasi? Meza. Ko iminsi igiye utarasubira ku ishuri? Habayemo ikibazo cyo kubura minerivare, kandi nyine tugomba kwinjira mu kigo tuyijyanye. Nibura se ufite icyizere cyangwa ibyiringiro ko izaboneka vuba? Icyizere kirahari, nzagenda nko kuwa gatatu, kubera ko kuwa mbere nta makonji rayidi ntago napfa kubona imodoka. Ariko urabona ko turi hashize iminsi 5 abandi batangiye, wowe nturagenda. Se wakagera umukecuru nubwo atari umukecuru ndabona yabaye umwana muto. Ukaba uteganya kugenda kuwa gatatu, urumva uzabarengeje iminsi 10 n'ingahe? Ni hafi by'umweru 2. Ntabwo uzasanga baratakaye cyane. Nshobora kuzagenda, ntago batsize cyane. Abo dukutasuje mama. Hanyuma rero ikiganiro cyacu Asiya tuga makuru ye urahari kuyakomeye. Yego umeze neza, ibiruko byabaye byiza. Ugeze neza gusuhuza abadukurikiye. Ubu tugiye kumeza n'umubyeyi mama wawe uvuye gusura umubyeyi wanyu. Ese wigeze umusura nibura? Oya, ntago nabonye igihe cyo kujyayo, kubera ko ntago babiri bemerewe gusura. Hasura umwe, kandi nyine mama hari utwo nyine yabaga amushyiriye, yabaga nyine namushaka kugira ngo bagire nk'ibyo bavugana. Urumva ngiye nzajyayo mu biruhuko bikuru. Harya ku ishuri biragoye ko wasaba kuvuga ngo ugiye ku ishuri ugiye gusura umuntu ngo akwemerere? Ntago bapfa kubyemera. Ariko biruko bikuru byo ntabwo urangiza ingingo zose? Oya, ndi kuwa kabiri nzafata doze ya gatatu yo kwishimangiza. Okay, sawa rero aho uzasubira ku ishuri uzagira amasomo meza n'ibihe byiza. Yego, murakoze. Sawa. Mwiriwe nanone. Muraho neza. Madamu Hashidi, hashize igihe tudari kuganira, dore ko tuba twanga ko hagira byinshi bikururuka, rimwe na rimwe akaba havuga ko warengereye, dore ko mu minsi ishize utangiye gusobanura wavuze ati ese nabagiye kuba umunyapolitiki nk'umugabo we. None ubu ngubu uvuye kumusura aho ari kuri gereza y'Amageragere, wasanze abaye hate, byifashe bitameze ati? Araho bisanzwe, ariko mu byo nabonye hari ikintu nabonye, afunze wenyine. Nk'uko yabivuze ku rukiko ko afungiye muri kafi. Uruko ngiyeyo mbona aturuka aho abandi badaturuka. Uyu munsi nibwo nabonye bitandukanye, bamumanuye wenyine bamujyana mu bagabo nk'abandi, azana nabo, ariko bitavuze ko abana nabo. Bamumanuye asa n'uturuka he? Mu cyerekezo? Mu cyerekezo abagore bafungiyemo. Handi n'ubundi hari inzira ijya muri bwa buvumo bajya bavuga bafungirwamo? Niba ariho simbizi, ariko ni mu gice cy'abagore. Gusa bamumanuye, babanje baraza barabaza ngo umuntu wasuye Hakuzimana Abdulrashid ari he? Ndamanika ataraza. Mu kanya gato nko mu minota nk'itatu bamumanuye hirya, bamujyanye mu gice cy'abagabo.
hanyuma ahita azana n'abandi bagabo ndasura bisanzwe nk'abandi bose. bari kubaha igihe kingana iki cyo kuganira n'abantu banyu muri ino minsi? Ni iminota 15. nibura barayizamuye murabasha kuganira? Baraganira rwose nta kibazo, gusa bambwira ngo ameze neza, nta kundi yambwira. ariko ufite uko umureba, ijisho rya mukuru iyo umureba ubona ntabwo yishimye, ntanezerewe. Muri we ntabwo yishimye. Ni umugabo wanjye, ndamuzi uko yishima, ndakuzi. Iyo afite ikibazo mba mbizi, nubwo agerageza kubimpisha, ariko ntabwo yishimye muri we ndabona. none uretse kuba atishimye, uretse kuba afite ibimubabaje, hari ibyo avuga nibura akavuga ati mbayeho nya imibereho muri gereza hari icyayi kubwiraho, cyangwa ni ibanga ritavugirwa ahasurirwa? Oya, ibyo ntabwo ajya bimbwiraho. cyangwa no kuba utabimujijeho? Tuba dufite byinshi turi kuvuga, ariko ibyo niyo mbimubajije ntabwo ambwira ko ameze neza. uti ijisho rya mukuru, ijisho ryawe nk'umugabo wawe uramuzi uko yishima, uko anezerwa, uko ababara, ngo ntabwo yishimye. naho iyo urebye mu maso, mu mibereho, umubiri ameze ati? Ubona yarananutse. ntabwo yatakaje amazi mu mubiri, afite amazi ahagije, amaraso ahagije Aya, ku bigaragarira amaso? ntayo, ntabwo ari menshi. afite agatege se nibura? aravuga ijwi rigasohoka cyangwa? Ijwi rirasohoka, asanga agira ijwi riranguruye, niko rikiri cyangwa ari kuvuga rikurura rikuye kure? Oya, ijwi ararifite rwose, ni rya rindi. ariko mu mibereho urebye ubona akonje, nta gashyushye, nta kuraje, mbese muri make. ko yahoranaga muhare, ugiye kuvuga ngo umurare yaratakaye se? ko morale itagitakara? ni nkeya, ntabwo yagira morale nk'iyo yari afite. nawe uri hariya urumva iragabanuka, nubwo ayihingamo akayishaka, ariko ntabwo ari nk'iya mbere. none hejuru icyizere cyaragifite, aragihorana cya buri munsi ko azataha. icyizere cyaragifite. hanyuma ku bijyanye n'urubanza rwe, amakuru ufite ni ayahe? Amakuru ufite yambwiye ni uko ngo avoka we bari gusaba itariki yo kuburana, yaburanye mu mizi, urubanza ntibarusomye, ntabwo bamusomeye. bamubwira yuko ngo naburana mu mizi ngo aribwo bazamusomera. uvuze ko yaburanye mu mizi? nyine bamubwiye ko naburana mu mizi. kandi waruvuze ngo yaraburanye? nyine yaraburanye, bavuga ko bazamusomera. umunsi wo gusomerwa uragera, ugeze ntabwo bigeze urubanza barusoma, na n'uyu munsi ntabwo bararusoma. ariko we yambwiye ko avoka we ngo ari gusaba indi tariki yo kongera kuburana, ntabwo araburana rero bwa kabiri. iya mbere habayemo iki cyatumye, niba yaraburanye mu mizi, ni gute yaburanye mu mizi bikitwa ko ataburanye, akaba agiye kongera kuburana mu mizi bwa kabiri kandi atari ubujurire? icyo kibazo njye ntabwo nkizi, sinzi icyabiteye, sinzi n'impamvu batamusomeye. ngo naba mbeshye. ubwo avoka nibasha kumubona ndaza kumubaza numva icyo abivugaho. hanyuma ntabwo uzi igihe azasubirayo? ntabwo nkizi. abana mu mizi ntabwo akizi, kuko ntabwo baramuha itariki. abana mu mizi se bwo hari ryari? ntabwo itariki yizi. uyu murima wanyu nguherukamo, harimo igihe nazaga papa Jibu bajya kumutwara, bajya kumufunga, hari hateyemo iki? hari hateyemo ibishyimbo, harimo n'ibigori n'ibijumba. none ubu washyizemo iki? ubu nashyizemo inyanya, dore harimo n'inzuzi n'imboga, ibintu byose ndatera. hariya urahabona nahateye inyanya. ibishyimbo byo byareze, inyanya zegewe neza. inyanya zo nizira ziba hirya. ubuse murano amabuye zizerara? zizera, nzajya nzitaho zizera. inzu ndabona barateka karabasasu kugira ngo ifate isura, ariko
kuba itongo byo biracyari itongo ku ruhande rumwe, ni ukubera ko wari kuba bishimye na mikoro make cyangwa n'uburenganzira bwo kudasana ibitari byawe udafite? hari igihe imvura yaguye iguye noneho amabati ya hano areguka. Amaze kweguka rero nabonye umuntu umfasha, ndamushimira cyane. Yampaye amafaranga makeya, ntabwo ari menshi. Hano ubona hari igikoni, kugira ngo urakizi. Ndakizi. Navuze nawe kugira ngo nsakare hano, n'ubundi nta burenganzira mfite bwo kubaka no mu bitari ibyanjye, reka nkurure kano gakoni ko n'ubundi akazu kari gatoya tutagakwiriweho n'abana, duhita dushyiraho ko ku bufasha umuntu yari yampaye. Ndashimira abantu bose rero babashije kumfasha, n'abakibifite ku mutima byo kumfasha, rwose Imana ibaha umugisha, izabaha ijuru, mbese sinzi uburyo nabashimira. None se ni byiza ko nibura banabonye ko ubufasha batanze hari icyo bwakoze. Burya abantu bakoze ntibamenye ngo hari icyagezweho, hari intambwe yatewe, hari igihe bashidikanya bakumva baranigaye cyangwa bakavuga bati bavomeye mu rutete. Wowe biramahoro ko hari icyo wagezeho. Ubu usubayeho ute nyuma y'ubufasha bwa mbere wabonye, ukabasha kuvugururamo gakeya mu bijyanye n'ibibasha gukoreka, ukabasha kwishyura abana amashuri, ariko ubu hari uwo tubonye utarajya ku ishuri n'abandi bataragenda, hari hagiye ngo umwe gusa? Hagiye umwe. Mu bundi buzima rero ni ibisanzwe, umuntu arasenga ukavuga uti Mana icyo ndi burye ni wowe ukizi. Burya ngo umuntu amenya iby'ako kanya n'ibyahise, ariko ibiri imbere ntabwo ubimenya. Imana niyo ibizi uko bizagenda. Navuga rero ngo Imana izi ibiri imbere yanjye, niyo ibizi. Njyewe ntacyo nzi, ibyo menya ni ibyahise. Hanyuma mu minsi ishize hari abatabazaga bavuga ngo mubayeho nabi cyane, ni amakuru yatambutse. Niko byari biri, hajemo kubizamurira uburemere cyangwa niko biri? Ubuzima buba bugoye. Urabona kubona akazi hano ntabwo ari ibintu byoroshye. Ubwo rero iyo ntabonye nk'ikiraka cyangwa umugiraneza mfashe, urumva biba binkomereye. Gutunga abana 4 ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Mba nagerageje nkanahinga, hariya hepfo umukire yanyihereye ibitoki, urumva mpa n'imirima hano hepfo ndahinga, ngakora ibishoboka byose nabona n'ubufasha bikamfasha, ariko ubundi ubuzima ntabwo babunyoroheye. Ibi bitoki se ndi kubona nibura harimo ibyo usarura, ntibirera, bimeze biti? Ibyo nsarura, ariko urabona nk'ubu ngubu iki gihe ntabwo biba byakeze. Dusoza ikiganiro kigufi tugiranye, hari abo washimiye bagufashije, hari n'abo usuhuza, se ijambo risoza ni ryawe. Ndasuhuza abantu bose babashije kwitanga bakadufasha, basabira n'umugisha ku Mana, ngo Imana ishyiremo baraka, ishyiremo imigisha mu byo bakora bya buri munsi, kandi ijye ibakubira inshuro nyinshi zirenga 1000, nkanabifuriza ko izabaha ijuru tukazarihuriramo. Ubufasha batanze babitanze, ndabashimiye cyane. Igisibo kiri kugera ku musozo, turi ku wa gatanu, turi ku ijuma, igisibo kirasozwa muri no weekend. Niba nta mpinduka zibayeho, cyakwiyandikira gite ugishoje uti? Igisibo ntabwo cyankomereye cyane, hari abantu bagiye nyine bantera inkunga, babasha kubona ifutari, ndabashimira cyane, ariko ko ntabwo igisibo kigeze kinkomerera cyane, ngiye kugisoza neza urebye nta kibazo. Cyakwereye icyumugisha? Cyambereye icyumugisha. Ari nabo usabira abo bose bakigufashijemo cyane. Madamu Hashid, turagushimiye, ukomeze ugire ibihe byiza, usoze igisibo neza, kandi Allah akugende imbere.
murakoze cyane.